Mbasuhuze cyane mbifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza aho muherereye mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero abadiyasipora mukurikirana Fly TV Rwanda mwimereye neza kabisa ahantu muri mu mirimo itandukanye mwese nkomeze mbifurize kugubwa neza ndetse no kugira amahoro mu byo mukora. Nyagasani abahire. Uyu munsi rero Fly TV Rwanda turagarutse nyuma y'igihe kinini cyane, nyuma y'iminsi myinshi cyane tudakora, nyuma y'iminsi myinshi cyane hari ibibazo bitandukanye muri gahunda za tekinike, ariko ubu ngubu rwose twabonetse, gahunda zose zigomba gukorwa neza gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nta kindi kituzanye, nta kindi kiduhuje, ni ukubabwira ibijyanye n'uko nyakubahwa perezida w'igihugu Paul Kagame yasuye cyangwa se uruzinduko yagiriye mu karere ka Nyamagabe kuri stade y'i Nyagisenyi, aho abasaga ibihumbi 80 bose bari bitabiriye iri ihura cyangwa se iri izinduka rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi ngibi rero byaje rwose kuba byatera ibyishimo abaturage batandukanye ndetse esprit nyinshi cyane ku mpande nyinshi cyane z'abaturage. Ibibazo bitandukanye byakemukiye muri iyi nama ndetse hanigwa ingamba nyinshi zatuma ibisubizo by'ubukene biboneka, ubukene bukavaho, abantu bakagira ubuzima bwiza. Ibi ngibi rero rwose byaje gusiga umwuka mubi cyane kuri nyakubahwa meya w'aka karere ka Nyamagabe, aho yaje rwose kubazwa ibibazo byinshi bikanamuviramo kuba rwose ashobora kuba yanakurikiranwa n'inzego zisumbuyeho, kubera ko ari byinshi mu baturage titayeho kandi yaragombaga kubyitaho. Bimwe muri byo rero byagarutsweho ndetse binavugwaho na bamwe mu baturage bo muri aka karere ka Nyamagabe. Ntabwo ari inkuru gusa tuvugaho, dufite inkuru nyinshi rwose. Fly TV Rwanda nk'uko tugenda tugakora ingendo nyinshi, tugakora ubushakashatsi bwinshi ndetse tukagera henshi. Uyu munsi rero nanone nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba rwose yasuye umukecuru w'imyaka 110, nta wundi ni Nyiramandwa Rachel. Uyu munsi rero wari umunsi rwose w'ibyishimo kuri Nyiramandwa Rachel ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, dore ko rwose Nyiramandwa Rachel yaje rwose kumwakirana urugwiro, dore ko rwose uyu mukecuru w'imyaka 110 kugira ngo akumve bisaba kugira ngo umwegere byiburamo santimetero 2 kugira ngo akumve rwose. Hagati y'umuryango w'uyu mukecuru Nyiramandwa byari ibyishimo cyane, bashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ndetse nanone ibi ngibi rwose byaje kuba byashimisha abanyarwanda kubona rwose umukecuru w'imyaka 110 akizi ibijyanye no kuba yavuga imivugo, akizi ibijyanye no kuba rwose yakora ibisigo n'ibindi bitandukanye. Ndabashimiye cyane. This is Fly TV Rwanda, amakuru kugira mutwereke ko mudushyigikiye rwose. Murasabwe gukora share, subscribe ndetse n'ibindi bitandukanye, mutwereke urukundo. Igitekerezo ni hasi muri comment, ubundi tukabana neza gatanu kuri gatanu, kandi Uwiteka akomeze kubahaza ibyiza. Ciao.